Yes, kanongere mbasuhuze rero nshuti bakunzi ba Emmanuel 250. Murabizi ko rero nababwiye ko ari amakuru y'akadasohoka ndetse n'amateka. Ubu rero turacyari ku kibazo cya Rayon Sport, aho abafana rero ba Rayon Sport biyambaje umukuru w'igihugu nyuma y'imvururu rero zabaye ku mukino wabahuje na ikipe ya Bugesera rero ugasubikwa utarangiye. Ubwo rero umukino wari ugeze ku munota wa 52, umusifuzi rero Ngabo y'Imanzi uyu yatanze rero penalty kuri Bugesera FC, yanavuye rero mu igitego cya kabiri, bituma rero abafana bateza imvururu zatumye umukino uhita uhagarikwa ako kanya. Nyuma rero umukino wamaze iminota 20 utarakinwa bitewe n'akavuyo kabereye hara ku kibuga, aho abafana ba Bugesera FC bateye amabuye rero umusifuzi Ngabo y'Imanzi. Rero nyuma y'uko rero umukino uhagaze, abafana rero baganiriye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bagaragaje ko rero bafite agahinda batewe n'imitwarire rero y'abasifuzi kuri uwo mukino. Basaba rero Perezida wa Repubulika ko yabafasha rero gukemura iki kibazo kiri mu mupira w'amaguru muri shampiyona y'u Rwanda. Rero umwe mu bafana rero ba Rayon Sport yagize ati, abafana bacu bagiye kuzarwara bwaki kubera urukundo rwa Rayon Sport, twishyura amafaranga tujya kureba umupira. Ikintu rero nasorezaho, umukuru w'igihugu yavuze azabahuze akore inama, bagira inama yo kuva mu mupira w'amaguru kuko ntabwo bawushoboye. Ntabwo twajya duhora dukina n'abasifuzi. Mugisha ati rero uwo bita Mugisha Samuel ati, ndababaye cyane kubona umuntu yaje aha kureba umupira, naho ibintu by'imyanda nk'ibi abasifuzi bo mu Rwanda ni ibisambo. Ndasaba Perezida wa Repubulika ngo abadashoboye abirukane. Uwitwa rero nawe Mama Reyo yagize ati ariko icyo mbona nuko twakorerwa ubuvugizi. Niba Perezida ibi bintu ashobora kuba abireba, atubabarire aducire uyu mwanda uri mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Yakomeje rero agira ati, ibaze kugira ngo tuve mu ngo zacu tuje kureba umupira w'amaguru, kumbe tuje gukina n'amarangamutima yacu. Nkanjye urabibona ko ndi kurira kuko byandenze ubwenge bwanjye. Uyu rero yagaragaje ko yishimira kuba umukino utarangiye kuko byagaragara ko Rayon Sport iri kwibwa n'abasifuzi. Ati rero byagaragaye cyane ko Rayon Sport iri kwibwa n'abasifuzi. Ku rundi rero ruhande, umufana w'ikipe ya Bugesera FC we yavuze ko ikipe ye yari yiteguye neza gutsinda umukino kuri uyu mukino rero mu makipe ahangana no kutamanuka. Ati Rayon Sport twayirushije umukino, twagiye kubona penalty kubera ko twayirushije. Mu by'ukuri ibyo Rayon Sport ivuga ngo bari guhangana na APR FC, twebwe ntabwo ari byo tugenderaho. Twari turi mu byago byo kuba twamanuka, ariko by'ukuri aya manota twari tuyakeneye pe. Twabatsinze, icya mbere baracyemera, icya kabiri nicyo bazanyemo urugomo, kandi mu by'ukuri bazabahane. Aha rero hateganyijwe kumenya icyemezo cya Ferwafa ifata kuri uyu mukino rero, kuko komiseri w'umukino Munyemana Hudu yafashe rero icyemezo cyo gusubika kubera impamvu rero z'umutekano. Ahita rero asubika umukino. Gusa hari bimwe bitari kuvugwaho kabisa. Bavuga ko umukino w'umunsi wa 29 rero ushobora kutazaba bitewe n'uko icyemezo cy'uyu mukino wa Rayon Sport ndetse na Bugesera bitarafatirwa umwanzuro kugira ngo bakine maze bive mu nzira, kugira ngo umukino wa nyuma wa 29 amakipe yombi agomba gukinira ku isaha imwe, bigakina rero ku munsi umwe kugira ngo barebe ikipe irusha indi amanota kugira ngo yegukane igikombe cya shampiyona.
Ubu rero ni amakuru ari kugenda ahwirahwizwa avugwa ko umukino wa 29 ushobora gusubikwa bakawegeza inyuma kugira ngo babanze bategure uyu mukino wa Bugesera ndetse na Rayon Sport, barebe imyanzuro Ferwafa iri bufate kuri uyu mukino rero wabayemo imvururu zikomeye cyane, aho rero Rayon Sport itabyumva neza uburyo umusifuzi yagiye abasifurira. Ubu rero ni icyemezo cya Ferwafa dutegereje ngo turebe ko Ferwafa yabikemura ikabaha undi munsi wo gukina cyangwa se ikagira undi mwanzuro ifata. Njye nari Emmanuel 250, urasubscribe niba utarayikora, ubundi ujye ukurikira hano amakuru ari update ndetse n'amateka muri rusange. Ciao ciao, ugire umunsi mwiza.